mwicare dusangira amasomo gusa ntimuvuge ngo ndamutatse, burya ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa, ucukuye zahabu si we utumye ishashagirana, niko yarahoze na kera, uyu nawe yarabihoranye. N'intore n'indatwa nirutijanwa ku murimo, ibyo murabizi. N'uwasohokeye gucyaha icyaha n'imbaraga z'igihugu n'umubyeyi wacu. Nawe se, mbere yuko dufatanyiriza hamwe kureba ibyaranze ubu bukwe bwatashywe n'iki cyamamare icyatwa cyubahiro ku rugamba rw'umuheto, B itari iy'abavumbyi cyangwa se abavumba, ahubwo y'abanyacyubahiro, iki cyatwa cyahuriyemo n'ibikomerezwa nka Healing Worship Team, abayumbe n'abandi. Ubundi uyu muntu ni muntu ki? Yari kumwe nande? Ese bisaba iki kugira ngo utahire ubukwe ndetse azane n'abo mu muryango we? Aha yari kumwe n'umuvandimwe we Denzo. Tegereze, uwo basa cyane ku murongo w'imbere. Ese uyu muvandimwe Denzo we ni muntu ki? Ese akora iki? Nawe se, ibi byose n'ibindi byose utaruzi kw'aba bagabo, uyu muryango watubyariye ibikomerezwa, icyo usabwa gusa aregura kizi, kora subscribe k'uyu murongo, tujye tubana umunsi ku munsi, aho tukubwira ubuzima bw'ibyamamare aho biva bikagera ugasobanukirwa. Ikindi kandi twafunguye na groupe ya WhatsApp aho abaharaniye guhanga ibishya, guharanira guteza imbere ubwenge buhangano, kwimakaza umuco wa gihanga, buri wese akabaza ikimuri ku mutima agasobanukirwa, maze agaca intege amafaranga akamuyoboka. Bo wa mbere kwinjira kuri rubuga umunyamuryango warwo, maze ubu mu content creator mwiza, amafaranga kuyoboka. Wanasura urubuga rwa YouTube yacu Creators Africa, maze ukarushaho kuba mu content creator nyawe. Creators Africa irahakubereye. Yaba wowe ese ufite umwana yaba warangije cyangwa se ukiga, nawe wamuhereza urubuga akarukurikira, azigiraho byinshi, ndabizi neza ruzamufasha, maze atangire kukubyarira amafaranga akiri muto. Dr. B Thierry Murangira, uyu nguyu ugiye kuvuga igihe yaboneye izuba, waba ukabije, ntabwo wabimara ntiwabirangiza, ahubwo twaguteguriye bimwe mu by'ingenzi byaranze uyu mugabo bituma tumumenya kuko adufatiye runini. Dr. B Thierry Murangira yabonye impamyabumenyi y'ikirenga PhD muri Forensic DNA Evidence. Tutabeshyanye, ashobora kuba ari we munyarwanda wa mbere wari ubonye impamyabumenyi y'ikirenga mu Rwanda. Ubushakashatsi bw'uyu mugabo bwagize uruhare rukomeye mu bijyanye no gutanga ubutabera ku barengana bagakorerwa ibyaha, ariko ibi bigakorwa hifashishijwe uturemangingo cyangwa se DNA. Nguyu umuyobozi wabyo. Icya gatatu wamenya ko uyu mugabo akirangiza aya masomo ye yahawe kuyobora Research and Analysis Division muri RIB, ishami ryibanda ku gutahura ibyaha hagendewe ku turemangingo DNA. Uyu mugabo yatumbagije ishami rya Forensic na Division muri RIB. Uyu mugabo twese turamumenya, yabaye icyatwa icyamamare Dr. B Thierry Murangira. Icya kane, mu mwaka wa 2021 kugeza ubu ngubu, uyu mwaka nyine, Dr. B Thierry yagizwe umuvugizi wa RIB, yashinzwe kumenyesha rubanda ibyaha ibyo ari byo, kubyirinda ndetse no kubikumira bitaraba. Yashinzwe kandi kutugeza amatangazo yose ashobora kutumenyesha icyaha no kukirinda. Rimwe na rimwe abenshi bakisanga mu maboko ye atari ayabo kubera kugwa mu cyaha, byatumye uyu mugabo ahinduka icyatwa. Twese turamumenya, aho duhuriye hose dukubika amaso kuko tuba twikeka ko dushobora kuba turi mu byaha, tukadagadwa maze tukareba hasi. Ngaho nawe itegereza ubu bukwe bwari bwatashywe n'iki cyamamare, maze urebe uburyo abantu bitwaye mw'ubu bukwe. Aha abenshi imiceri yarabamenekanye mw'ubu bukwe nyine. Ese ari we byari bugende gute? Umuceri wari kumira ukamirika? Utubwire muri comment. Gusa mbere y'uko ureba ubu bukwe, reka tukumenyeshe ko iyi yari Smart Maker TV show wakurikiranagaho ubweme bw'uyu mugabo. Nge mwari kumwe ndi Smart Maker. Dufatanye kureba ubu bukwe Dr. B Thierry Murangira yarabwitabiriye.
Boy.